bishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Yesu nzi kufita magari ibihumbi, harimo n'iryo wageneye. Icyo wampitiye none ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wampitiye none ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu n'intamu tugira. Uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu n'intamu tugira. Ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Mfite